Shasho warinze kundusha. Uba twabwanye ko umuntu ufata undi ahekura vuba nagufashe. Uramana se ndakubasha. Ubu ndakubasha. Gira vuba ahubwo bwihuta. Nta kibazo nabyo kiga. Fata. Icyumvije umva ubwire urampeka gira neza. Twagiye sunda cyo moneza. Muze kutajya. Nambaye ijipo byibuke nago nagira kundi kuntu kutari gutya. Turabona ko ngiye nahe nakugeza. Umva ko ngiye nahe. Kutari kumeka kusha bibi no sigura rushye. Erega nanjye maze gusaza. Maze gusaza kubera amafaranga. Ahubwo se turicara isho. Se amafaranga uracyafite? We nugira ikibazo cy'amafaranga. Ahubwo reka twicare. Tumedite kakana ubundi tunaganire. Twicara yese. Turicara ya. Ariko tuzamuke ruguru shirika kanza gufata. Tega ngwe. Nago wambasha. Nabwo wambasha ni mama yima. Abo ngewe ngiye kugukorera. Ngiye kugu. Oh my god. Kije kuitera. Yanda boye. Mama. Shababe ibintu kwicara mu ishyamba ntabwo biri romantique. Ariko urabyutiga nzagukorera ikivema. Mu ishyamba nyine twazenguruze ibaze hano twavuye kunanga. Ejo ntabwo nakuvanye Mirikorine. Mirikorine se. Urashaka iki? Erega tugomba gufatana kanya. Ninarushye hari icyondo hari iki. Tukajya ahantu hatwenyine. Akushundiye mu mibare. Ntabwo ameze nkuko byagombaga kugenda. Shindaza kuguheka kikurenge. Ahubwo se natwa twibagiye akantu kacu. Shana taye amayera yanjye andi twaturi. Oya. Utambwira ko yataye. Utambwira ko iriya all wayitaye. Nayitaye. Kandi ishyamba ni nanubwo amenya hano yataye. Samiri zanjye zise zishya direct. Ese ufite amafaranga se? Uracyafite amafaranga? Amafaranga? Amafaranga narakubwita ngewe. Mobile money yawe aracyariho. Ni nkinda ku mutimbi. That's why I like you. Awoza nasome kuri uwo munyate. Urumva? Uwo munyate. Ariko aba bajene bazi kwenga. Byataye. Shiri twa duki akanya nkaka tuba tugakeneye mu buzima. Shiri ko sinari nkumbuye ahantu nyine munafatira fresheri. Ukaza ugafata ikintu. Na undi muntu hari wakubangamira ku ruhande tukaganira byanya. Amawezi. Ukabanza ugatuza byanya. Ariko ikibazo cyane gukiza ishasho. Ngubu imvura iguye. Twakugamaye kandi mfite imodoka. Imodoka se iri mu ishyamba zano twayiparitse nawe urahazi. Ariko it's okay. We nugira ikibazo. Ibi ni ibintu mba nateguye. Yego. Ibi ni ibintu mu byo ngomba kuzakwereka. Eregura nkunda sheri. Urumva? Unituvanga. Twita tuzamuka i Kigali. Ya. Tujye kuruhuka. Ejo nzakujyana he? Shashu uzanjyana. Urumva ushaka kujya he nabyo Kigali? Uzanjyana kuri Muhazi twarabivuga. Iwaze kushaka kujya kuri Muhazi kweli. Nge ndashaka kukwereka kandi hano nzakujyana. Ndabeshya shu. Ariko kutari muranywa. Uragira ngo nsinde ngenyine unembwe ishyamba. Wow, it's very nice. Shababe reka nkubwire. Ndakumva la beauty girl. Nyine nago twavana nakubwiye. Umva. Urashaka kumbwira iki sheri wange? Reka ngushimire sibyo. Yego. Bwa buri kimwe kunyitaho. Nyine nagenze amahanga menshi. Nahuye n'abantu benshi. Urabizi. Yego. Ariko niwe muntu twahuye numva nyine Ewana nyine ngumya aho ngaho uramfashe mutima wanjye urawutwaye kumva
ya ntabwo nakubeshya nyine Wow. uratandukanye Ndatandukanye cyane. cyane nyine waramfashe umutima wanjye waragutwaye tuzagumane. Merci beaucoup, merci beaucoup. Yawe chérie, amagambo mbwiye ankoze ku mutima cyane, ariko nanjye ntabwo natahiraho ntagize icyo mubwira. Nukuri chérie, wenda ntabwo navuga ko njye nagenze amahanga menshi, wenda ntabwo nagiye Dubai, nta nubwo ndanagira Zanzibar, ariko mu Rwanda honyine nagenze nari narabuze umukobwa umwe waza akamfata. Really? Of course. Waragiye ufata umutima wanjye urawiharira. Wow, that's good. Ndetse uranawiharira cyane. Thank you. Ubu twadukobwa twose turabizi ko njye nashatse, kandi nashatse umwari umbereye cyane. Kubw'izo mpamvu rero niyo mpamvu uri umutima w'urugo. Ndabeshyara Beauty girl. Nakupenda sana. Love you too. Really? Ntabwo wambeshya vraiment. I love you so much. Wow. Uretse mwereka akantu dukora gatoya. Sintu gasobanuye. Imana iguhe umugisha kandi uzakomeza unkunde mu bibi no mu byiza. Yeah. Ndabeshya? Inshallah. Nakubeshya. Merci beaucoup. Ishirina nawe. Mbashona ngende butware. Mu gusubira ndatwara. Iki? Mu gutaha ndatwara. Apana. Watwaye tuza naye ndatwara dutaha. Ni gute naba ndi umugabo kantwara vema? Akushisha bebe nukaza nihangara. Nese kugutwara bitwaye iki? Shero urumva utabunsuzuguye kandi turananiwe ubyibuke. Nine turananiwe urunaniwe. Kigali ni amasaha 8. Wametse. Wanteruye urumva wowe warangiye deje. Sheri watsenga gutwara la. Watsenga gutwara. Sheri ndashaka kugutwara. Mva mbwire nina gutwara usigara. Urumva ushaka kuntwara? Nago wanjane. Shauretse mundekanda gutwara. Yego. Urumva ushaka kuntwara? Gutwara. It's okay. Nta kibazo. Sina kontake rero. Nta kibazo sheri. Kontake. Ntabwo ari wowe uyifite? Oya, wari uyifite. Epa. Wari uyifite mu mufuka wa hano. Nta kontake ufite? Ya, nta kontake. Sako sheri nabigize mfite mu kontake. Cyangwa sheri nahita yandi twari tu. Sure. Ha, sheri. Umva wijya. Ujye kuyirebana pe. Na umva wizamuka narambe. Mana yanjye we. Wabona none turayi Rusizi. Ariko it's okay. Reka nduzane. Nta kibazo. Shabibi wute. Basi sheri uzanywa ibyayi kugeza ryari? Urashaka kuzangurisha inzoga? Kwa mayoga y'ubwoko bwose mba naguze. Shaje yasangira inshuti zawe pe. Namaze kunanira vraiment. Ushatarusha. Biki wakoze iki? Arakusobanurira twakoze maguruse. Cyabanye. Shitakoze nayo nomba nananiwe byataye. Niko. Hanyuma se na Beauty girl. Uyu munsi urumva ushaka kurya iki sheri? Umuceri se n'ibisanzwe guhera kwa mbere ugiye ku cyumweru. Sinakubwiye ngo iki? Nakubwiye ko twakize ugiye kuzajya uvangamo n'ibintu by'ibijumba. Ibyo bijumba n'ibyo bakize se. Ushaka umuganzi.
ibijumba uzasana abakene kubera ko baravutse babirya ntabwo bakibirya bamubwire njye ndashaka kunekera ibijumba nta kibazo ndateka umuceri urumva dufite n'isombe muri firigo ibijumba nabyo ndabigutekera cyangwa uyu munsi urashaka guteka yanjye numva ngo uyu munsi rwose ngomba kugutekera umunsi wose wambara isuka ukagirira vuba koko sinuretse nkagutekera ko ngukunda cyane ibiryo byawe nta muntu wabirya pe nta muntu wabirya nabimena ibiryo byawe ushatse kunsuzugura ko njye nazi guteka bahita ngo ngusuzuguye ariko nawe urabizi utazi guteka urabizi utazi guteka rero ibyo biryo byawe umva se hariya kuri konti hasigaye amafaranga angana gute hako turebe ku yawe amafaranga yanjye ngewe we ntugire ikibazo ngewe arahari ariko arumva agiye gushira wowe nangahe agiye gushira wese bebe wayakoresheje iki ntabwo njye mwishyuye fagitire ahantu hose twagiye urugendo rwose twari turimo singiye mwishyuye fagitire okay it's okay ariko ntugire ikibazo cy'amafaranga nayo ufite amafaranga arashira akaza nandi nta mafaranga ufite amafaranga arashira ibintu biretse byo gushira ntabwo ushaka amafaranga ashira uri kumva okay uravuze ngo amafaranga agiye gushira yego none wari uzi ko tuyarya adatirimuka ariko turi gukorera kuri yanjye yawe ntabwo turayakora okay nta kibazo turebe amafaranga yawe apo nawe ntugire ikibazo cy'amafaranga erega abona ko yariya none n'ejo nagira nkanakura nanjye ko yavuga nkaho se aho yashyize arihe yagiye ntabifite ni bandi bari gukomanga hariya ninde uyarinjye nawe ninde ujya kuri buri ushaka ibyo jyayo pe ibintu byo kuri murambona nabyo mbabarira rwose mfite ubunebwe it's okay nta kibazo kanjye kubafungurira ariko nizere ko ibintu muri firigo ari package oya nta kibazo gihari okay merci beaucoup karibu sana Sheri niba abacuti bacu karibu nta kibazo gumuzambari nta kibazo gavana karibu kose ko mbona nsozo banigera ngwemo rwose rego waranje kuba wacirega iminsi ibiri akwitayeho mu cyane akuguye mu cyo bita ibyano umuguye mu byano wawe wa famille iki kinyarwanda rero ngira gikunda ngo ndi umugore wanyu cyane umugore wacu neza nepa ibintu twasezeranye urabizi imbere y'amategeko wabaye uwanjye nanjye nabaye uwawe ibintu rero gavana ari kuvuga nepa possible ariko ni umuco nyarwanda oya ni ukuri nese ntabwo uzi iyo umuntu muvukana nanjye umugore wiwe muri umunani yamusigaraga ko kandi ndabyibuka neza kandi natwe dushyingiranywa ako kantu mbega niko banyakirizaga nta kibazo bajye bamuhobera nese ntabwo uzi ko umuvandimwe we wasigaraga ku rugo hanyuma mbese mumeze neza ni ukuri ni karibu muri sanga muramwikiza tubakiriza iki se hano harimo kapo kazins ariko dufite ariko na balavala hadiyo byitwa yita gute yanzo Valentine wijya kure sugira ngo ngaho umusinzi bakita Valentines finest the white sky nakabonye kameze niko akanga kwibura yananywa nkunda whisky umva ako ngako kaba kameze neza bamekariye niko nabonye gashobora kuba kanganga kaka whisky katuma ndambiva nk'umuntu shashugo nyine kanze mbaze kombe bamwiramo sha rero ejo twakiriye rero abasinzi urumva
twakira abashyitsi buye batumeneye ibirahure nta kirahure na kimwe kiri muri iyi nzu usibye ni kuri mwihangana rero ubwo ngubwo wenda nimba tugureza jenike cyangwa tubashyire mu buryo busanzwe tubagoreza twe hano ni nko mu rugo rega turisanga yego nimubwiye ko twabaye famiye umva ubu njye nsigaye nibereye mu buki cyane n'ubu buzima neza mubona isi niba amaze gukora mariage ndabona amaze kugarukamo cyagiye yari afite stress really yeah of course stress pe ubu rero umunaniro aba ari uwo kuva ku Gisenyi umunaniro wari uwo kuva ku Rusizi no kuri badutembera njye n'umugore wanjye turakundana cyane cyane ubu nibwo buzima bwanjye urumva nawe muzawunge unarasinya kabisa sheri wajya gutekera abashyitsi wajya gutekera abashyitsi wajya kubatekera hari ikibazo tuvuye mu rugo tuvuye nepa muje kwa mukunda abantu none bagiye batari sheri tuvuye mu rugo tumaze gushita nta kibazo 20 minutes later. Seconds later. Urabona ko bwije reka turebe ukuntu dusezera tutahe amasaha yaratujyanye hakiri kare urabona imvura iguye nisubiye twishimye cyane murakoze ni ukuri mwakoze kudusura mwakoze twishimye cyane natwe mwadushimisha ntabwo twadaretse gucinya akadiyo njye nawe twaruka kubyina cyangwa tugiteretana yego cyane uyu munsi zanyowe pe nishimye pe mu buzima natwe tuzabasura ni karibu cyane reka tugenda ko urabona kananiwe yarushye nawe ye kawo uskone nabonye kwendesa yasinziriye baby reka tubareke abashyitsi bahari wowe reka tubareke tugende nanjye njye kwita ni nabyo biba bikenewe nawe urananiwe mwiteho sheri bayi yego merci uzagaruke shashu ntukansibye mu bantu abo bashyitsi baraje ugasinda bingana gutya ugatinda ujya kuryama uretse kuba bahingaga ari neza urimo neza cyane ndi kubona ndimo neza cyane ni hatari uzi ko ujya cyajya umamagara naruze se umusaza umamagaye neza uri mu kwezi kwa Bucyi yanjye mba ndi mu kwa Bucyi cyane oya arahindutse wabaye akawinini wabaye akadage
nta muntu ubu ni ukuvuga ngo n'ejo bundi Gilbert uramubona uriya wo ku gasantire uriya mwatoranaga inuza uriya ahamaze iminsi ambwiye uti ndashaka kuzinjirira Makanika mujye muza kunsura mwinywera inzoga cyane adamu wawe ni arageze mbase sheri aba ni abarara banje twakoranye imyaka ushobora kuba muziranye byahatari ako rero uragize kabisa uragatugika iki ibyo bishingiye ku bisenge byanyu byo mu birara ntabwo mba mbyumva ko twikorera ubu ngubu urabona urumva ndimo ndabivuga agaseka urumva kandi yabagari bigaragara ko wamugeze daje neza wabaye gweja neza ariko wabaye nk'abaye Varisiti nk'abaye Korode baye Emmanuel Jacques ibintu byose umenye ko njye nari umusore hari ukuntu umuntu aganira bijya nk'ikiganiro njye nahindutse umubyeyi sha wifata inzoga winywere nanjye dore wanayemo neza cyane karibu kabisa urabona n'isoni ufite ubu se uryamye iki uryamye iki nta soni nisangaye ko nisangaye ni saa yine umuntu w'umugabo abandi bagiye ku kazi wowe urabundi ugendana n'umugabo cyambana n'inzererezi umva mubwire ndavuze ngo cana ujye gushaka akazi nta soni nakubwiye ngo wihangane njyewe uri iwacu se kugira ngo njye mburara muri uru rugo wari umuntu ntegereje ugomba kuba ibyo mitwe yonera ihaza uzahindura wese kandi bakobwa mutabanye uranyumva neza wasubira kwiryamira ukaryamira umunwa n'intoki rwisubiramo komeza iki ese nakubwiye ko ari umuntu ugiye kubinywera ari nta bya sherisheri inzara itemamara uranyumva neza n'intoki rwisubiramo komeza ibyo buri saa ariko mbanze nirebera akantu mu urashaka ko duhangana njye nawe abagore baragwira n'imamo y'Imana nikururicisha iwacu